umuntu tutari kumwe ngiye muvura nifashishije ifoto ye imyirondoro yampaye kwanza ifoto ye iyo yayimpaye ndamuvura nshingiye kuri ya foto ngakoresha imiti yanjye n'imbaraga zidasanzwe amuvura kandi arakira ufite umugabo cyangwa ufite umubana nk'abashakanye urubyaro rwarabuze ngiye nagufasha ukabyara umukobwa barakuzinze abuze umugabo cyangwa uri umuhungu ngiye waza nkakuvura ugakira urumva ufite urubanza rwabaye kansobe ngo nguhe umuti ujye kuburana ibintu bikemuka ufite inyatsi ese baguteza amahembe wabuze amahirwe yawe inyenyeri yawe yarazimye barakwiba yego ikindi kintu gisa nkaho kinakomeye muri iyi minsi ingo zabuze amahoro umutekano ukabura mu rugo mufite ibiryo mufite amafaranga mufite ibikenewe byose ariko mwabuze amahoro njyewe ngwini wanjye umudendezo uboneke mu rugo umugore agukunda umugabo akunda umugore abana babubahe ese ufite abana bakunaniye uri kubona bahindutse amabandi ku muhanda kandi babahaye byose ngwino gufasha umudendezo uboneke ese gutera akabariro byabaye kansobe urugo rurenda guhirima rwarasenye ngwino ngufashe yego ese igitsina cyawe barakizinze kingana nk'icy'umwana w'amezi 2 ngwino nguhe umuti yego ese umugabo yirirwa kureba nabi ngo ntugize gute uri umugore we kandi hari aho byakomotse ngwino ngufashe umunezero uboneke mu rugo yego ni ibintu byinshi ariko bifatiye ku buryo buri gakondo ngwino yewe muntu wabuze urubyaro ngwino ngurebere impamvu nimara kuyibona nk'umuti njyewe umuntu wabuze urubyaro mu mezi 6 aba amaze kugira icyizere cy'uko atwite yego kandi biturutse ku bipimo bya kizungu wowe ukamuvura mu buryo bwa Kinyarwanda njyewe nkamuvura nkavuga noneho dore nkuhaye umuti genda iyo wifuza bakurebere ko utwite akajya muri ekogarafi bisanzwe bakabona cyane wow urabibasezeranyije rwose bantu mu byumve aragira ati mbisubiremo umuntu uzaza kwivuza iwanjye yego ibyamuzanye ntibikemuka namaze kumubwira ko birakemuka uzamamagara amafaranga ya nyamuhe ubivugiye ku karubanda bose bacyumva ku izuba ry'intangamugabo okay iyo umuntu wanjye maze kumuvura akize musaba ko namutsirika yego amuha intorogwa none wa muntu umuroga akajya bimwoherereza akamuroga ariko bigafata ubusa ariko nanone bavandimwe muri kunyumva mu rwego rwo kugira ngo n'umuntu waguhemukiye umuntu amunyuzeho akanyafu nyuma y'uko umuntu waguhemukiye ngiye mpamagara mu guhera igihano muhe igihano nawe yumva uburemere bw'ikosa yagukoreye niba umuntu yaraguhemukiye mbisubiremo mpamagara mu guhera igihano ku buryo atazongera na rimwe